w'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro ndetse n'urukundo bikomeze kubana namwe mwese abo dukomeje kubana ndetse abo tubana ku munsi kuri Bersheba Holy TV ndetse na Bersheba Gospel Family muri inshuti muri abavandimwe mu buzima bwa buri munsi mbanje kubashimira rero mbifuriza ibihe byiza aho muherereye mwese. Hanyuma uyu mugoroba ngarutse kuri kamera nzanywe no kugira ngo twongere nanone duhugurane tuganire ku byanditswe byera nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba umunsi ku munsi. Ni muri ubwo buryo nari mvuze ngo mube bugufi dufatanye twongere dusangire ku byanditswe byera by'uyu mugoroba cyangwa se by'aya masaha. Uwiteka akomeze kubana natwe rero muri byose nk'uko mubimenyereye. Urabizi ko tubanza kwiragiza Imana no kwereka Imana urugendo rw'ibyo dutangiye gukora kugira ngo tube mu mwanya umwe duhuje umutima twese hamwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Data twese Imana ihoraho mu ngeri y'ubugingo bwacu, Imana yera kandi Imana ikiranuka, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe iminsi yose wabanyemo natwe. Tugushimiye ko wongeye kuduha kuboneka imbere y'amaso yawe tuvuga izina ryawe nirishimwe. Turakuraritse rero kugira ngo ubane natwe mu gihe byose tujye kuganiramo ijambo ryawe, ntaba ari twe ahubwo ureme ibijambo riremesha imitima rituma abaryumvishe bahindukira bakava mu bitagira umumaro. Hanyuma ndasenze cyane kugira ngo uduhaye uyu mwanya tukubere ibikoresho nawe uyikorere nk'Imana. Niko tubyamaje cyo twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Nk'uko mubizi rero dusangira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi dushingiye kuri Bibiliya yera ariyo byanditswe byera. Twahereye aho twatangiriye mu itangiriro tureba kuremwa kw'isi tugenda dukomeza, ndetse uyu munsi twari tugeze ku kwibaza impamvu umuntu akeneye kongera kugira amahirwe ya kabiri yo guhindurirwa amazina. Rero uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro igice cyaho cya 35 umurongo waho wa 11, hanyuma turahera ku murongo waho w'9 dusoreze ku 11. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko twari tubivuze, hanyuma niturangiza tuganire kuri iryo jambo turebe n'iki umuntu akeneye mu gihe gisa nk'iki ngiki, n'iki umuntu asabwa kugira ngo agaragare mu maso y'Imana arinzwe kandi afite byose akeneye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Tangiriro igice cya 35 turasoma n'umurongo waho wa 11, ariko turahera ku 9 dusoreze kuri 11. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana yongera kubonekera Yakobo. Amen. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isiraheli. Imana ishimwe. 11. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko yose ry'amoko rizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu mugoroba narinje ngo tuganire kuri aya magambo mato aboneka muri iki gitabo cy'itangiriro igice cyaho cya 35 duhere kuri uyu murongo waho wa 9. Hatubwiye ukugarukaho n'Imana. Imana igera igihe ikagaruka ku muntu wayo yateguye. Ahangaha niho uyu muntu w'Imana Yakobo yahuriye n'Imana bundi bushya nyuma yo kumara gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, na nyuma yo kugendera mu izina cyangwa se muri karande y'iri zina ryitwaga Yakobo, ryari ryaramuteye kwangara no kugira uruzerero, kuko Yakobo ubwabyo byasobanuraga uburiganya. Hanyuma uyu Yakobo tudatinze kandi tutagiye kure tubona ko yavukanye na mwene se witwaga Esawu. Hanyuma Esawu avuka ari umwana wa kabiri cyangwa se umwana muto kuko bari impanga. Hanyuma ngo Yakobo aza kuvuka avuka afashe kuri ukuguru kwa Esawu. Niko byasobanuraga ko uyu nguyu Yakobo azariganya mwene se, ariko ntibari bazi ngo bizaturuka mu ruhe ruhande. Igihe kiza kugera Imana ikomeza kubareberera, barakura. Bamaze kugera mu gihe cyo kuba kuba bakuru, nibwo uyu nguyu Isaka papa wabo yaje kugera igihe cyo gutanga, agera igihe cyo gusaza amaze gukura. Biba ngombwa ko ahamagara uyu mwana muto kuko ariwe waragwaga ngo amurage amuheshe umugisha.
biba ngombwa rero ko habaho urukundo rw'umubyeyi wakundaga umwe kuruta undi, ahitamo guhamagara wa mwana wa mbere witwa Yakobo kuko ariwe yakundaga cyane. Aravuga ati namaze kumenya ko iso ashaka gutanga umugisha, none gira vuba gira bwangu, atumye mwene nyoko Esawu umuhigo, none genda wica intama, uzana intama, hanyuma nuzana intama uhita uyibaga vuba, ushyire so ibyo kurya agasosi karyoshye, hanyuma tumufatirane aguhereza umugisha. Ibi ngibi byari ikimenyetso cy'uko uyu mubyeyi ari gufasha umugambi w'Imana gusohora, kuko ubwo Yakobo yitwaga Yakobo byasobanuraga umuriganya, kandi uko yari yaravutse afashe ukuguru kwa mwene se, agatsinsino ka mwene se, byose byagombaga gusohora, kuko ibintu byose Imana yagambiriye ku buzima bwacu birasohora. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu mugoroba ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse ava i Padanaramu. Anga i Padanaramu naho yari aturutse, ahindukiranye n'urubyaro ko yari yaragiye nyuma yo kumara kwambura cyangwa se kuriganya mwene se umugisha. Uko byagenze ntabwo wenda nabitindaho, ariko wibuke neza ko amaze kumubwira ngo ateke ashyire se isosi, nibwo byabaye ngombwa ko uyu mwana Yakobo agenda arihinduranya, ndetse afata n'ubwoya bw'intama ashyira ku maboko, kuko ise Isaka yari amenyereye yuko uyu mwana we Esawu afite ubwoya bwinshi ku maboko, ntabwo bitazaga gukunda iyo ataza kwiyoberanya. Niho rero yabaze ya ntama, ateka isosi ashyira se, arangije ngafata n'ubwoya bw'intama ashyira ku maboko kugira ngo aze kuza kuba afite bwa bwoya. Aragenda rero ise Isaka amuhesha umugisha, aho umugisha Yakobo, kandi umugisha warugenewe Esawu. Birangira Yakobo yibye umugisha wa mwene se. Akimara guhabwa umugisha, byaje kurangira Esawu nawe avuye guhiga umuhigo ise yari yamutumye ngo aze amutekere isosi, hanyuma agende amugaburire amuhesha umugisha. Icyo gihe rero bihita bivamo urwango. Yahingutse asanga Isaka amaze guhesha umugisha Yakobo, bituma urwango ruboneka hagati ya Yakobo na mwene se Esawu. Ndetse Yakobo kuva yasohoka aho ngaho yahise agenda, ahita atatanira mu butayu, ahita atatanira mu Bafilisitiya, ahita ajya mu ruzerero rw'igihe kirekire, amaramo igihe kirekire aba mu ruzerero kubwo kubana n'umugisha utari uwe. Igihe cyose ugerageje kubana n'umugisha utari uwawe, naho waguhira ukagira ibyo ukuramo, ariko nta mahoro aboneka muri byo, kuko ijambo ry'Imana ritubona nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mugoroba nzanywe imbere ya kamera no kukubwira yuko uyu munsi Imana yahindura amateka y'ubuzima bwawe, ikaguhereza umugisha wawe utandukanye n'uwo uri kurwanira. Banza usuzume uko uri kugenda n'uko uri kwitwara. Imana ishimwe. Tubonye neza ko Imana yagarutse kuri Yakobo ubwo yavaga i Padanaramu, kandi ubwo yavaga i Padanaramu yari ari kugaruka, ashaka kugaruka mu gihugu cya Isiraheli, ariko afite ubwoba bwa mwene se Esawu yasize atwaye umugisha. Ntabwo nigeze njya mu nkuru z'uko yagezeyo akajya kwa Labani agashaka nawe kujya gushaka. Ageze igihe cyo gushaka, yajya kurambagiza, yarambagiza Rasheli, bikarangira ashingiwe Leya, nawe akariganywa nk'uko yariganyije. Ingaruka z'ibyo umuntu agira, ibyo umuntu akora mu buzima bwa buri munsi zijya ziza. Ibi byiza rero nakugiraga inama wowe ubasha kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, igituma tubona ibyanditswe byera ni ukugira ngo twongere duhindure imitekerereze n'imigendere yacu, tugaruke dufite imitekerereze mishya izinutswe ibyo kugomera bene data. Imana ishimwe cyane. Reka rero turebere hamwe tugeze kuri iri jambo, icyo ijambo rishatse kuvugana n'ubuzima bwacu. Hanyuma narindi kugusobanurira impamvu zo kuba Yakobo yarabaye mu ruzerero kandi azerana n'umugisha utari uwe, ariko Imana ikamugaruka ikamuha umugisha nk'uko ijambo ritubwiye. Ijambo ry'Imana dusanze mu Itangiriro igice cya 35 ku murongo w'9 haravuze ngo nuko Imana yongera kwiyereka cyangwa se yongera kubonekera Yakobo. Bwa mbere yaramubonekeye, imubonekera yaryamye ananiwe, yiseguye ibuye aryamye kuri uriya musozi. Hanyuma Imana imubonekeye nibwo yamweretse abamarayika, imwereka ubwiza bwayo, imwereka ijuru ndetse n'urwego ruzamuka aho abamarayika bamanuka, hanyuma ngo aza kumenya ko aho hari Imana. Rero yari yongeye kugaruka gusenga Imana. Icyo gihe nibwo yakiranye na marayika ijoro ryose. Marayika aramukiranya ngo barakirana ijoro ryose umuseso, ndetse ugiye gutambika umuseke ugiye gutambika. Yakobo akomeza gufata marayika kuko yari afite icyo ashaka. Yashaka ko marayika amuhesha umugisha. Hanyuma
marayika aramubwira ngo dore bugiye gutandukana ariko ndakwinginze ndekura ngende. Yakobo aramubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Rero ahangaha Imana yongeye kumwiyereka, hanyuma imuha umugisha, ngo irangije aramubwira ngo kandi genda wororoke ugwire, hanyuma ngo mu bwoko bwawe hazavamo amahanga, kandi ngo abami ndetse n'abategeka n'abandi bazava mu rukiryi rwawe. Imana ishimwe. Hanyuma reka turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana rishatse kuvugana n'ubuzima bwacu. Hanyuma Imana iramubwira iti witwa Yakobo. Imana iramubwira ngo witwa Yakobo, ariko ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo rizaba izina ryawe. Birashoboka mu buzima bwawe bwa buri munsi hari aho wagize imibereho itumvira Imana, ugiraho gucogora, ugira intege nke mu buzima bwa buri munsi. Ibyo ni ibintu bibaho kuko umwanzi Satani nawe abaza kuturwanya, kandi ntago aturwanya gake, ahubwo aturwanya yivuye inyuma, kuko atifuza ko twaba abatsinzi, atifuza ko twabaho neza. Misiyo ya Satani niyo kunaniza, niyo kurwanya umuntu ngo amutandukanye n'Imana. Rero ushobora kuba ugerageza, ushobora kuba ukijijwe usenga, ariko mu buzima bwawe bwa buri munsi ukaba ugifite ingeso ubana nazo zidahindutse. Uyu munsi, uyu mugoroba, Imana yongere ikugenderere kandi yongere kugarukeho, iguhereze umugisha wawe, igukure mu mugisha w'abandi, igukure mu nzika n'inzangano, igukure mu matiku, igukure mu byaha, igukure mu bwibone, igukure mu bitagira umumaro byinshi, igukure no mu kwiyoberanya imbere y'Imana. Kuko Imana idukunda kandi itwitaho, buri munsi itugenera ibyiza. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yongera kugaruka kuri Yakobo, hanyuma imuhesha umugisha cyangwa se imuha umugisha. Hanyuma uyu munsi nakubwiraga ngo ube maso, utekereze mu buzima bwawe. Ese naho waba warariganyije cyangwa se warabaye umuntu utumviye Imana, bikaba byaratumye uba mu gihe cy'uruzerero igihe kirekire? Birashoboka ko ubuzima umazemo iminsi ari ubuzima bukugoye, bukunanije, ndetse ubuze amahoro. Ariko nakubwiraga ngo hindukira, garukira Uwiteka. Biracyashoboka, amahirwe aracyahari, ibyiza biracyahari. Kandi ijambo ry'Imana ryigeze rivugana na Kayini. Imana iramubwira ngo mbese Kayini, iyo ukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Birashoboka ko utarageza aha Kayini, ntabwo uramena amaraso, ntabwo urica, ariko hari ubuzima ubayemo budahesha Imana icyubahiro. Nari nkubwiye rero ngo egera bugufi, ucishe bugufi umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma dusenge Imana, twongere tubwire Imana ngo uko igenderera abandi natwe ntigusige, nawe ntigusige, nanjye ntisige. Turusheho kwambikwa imbaraga, turusheho kugwiza ubwenge, turusheho kugenda nk'abakiranutsi. Birashoboka ko wakijijwe umaze imyaka myinshi mu itorero, ariko ukaba utarasobanukirwa icyo Imana igushakaho. Ariko nakubwira ngo icyo Imana ishaka ku muntu wayo ni ugutungana uhereye mu itangiriro ukageza na bugingo n'ubu. Rero uyu mugoroba Uwiteka akugirire neza, wowe wumvishe ijambo ry'Imana kandi ukaryizera. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo Uwiteka yongera kwiyereka cyangwa se yongera kubonekera Yakobo. Uyu munsi Uwiteka yakongera akakubonekera, ubuzima bw'ibyawe byari byaranze bikongera bikazuka bikemera, bya bindi wabonaga bitazashoboka bigashoboka. Kuko yabwiye Yakobo ku murongo wa 11, aramubwira ngo ndi Imana. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose. Imana yacu rero ishobora byose. Aramubwira ngo nuko wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho. Iri ni isezerano uyu Yakobo yahawe. Yakobo witwaga umuriganya, nyuma yo gukirana na marayika akanga kumurekura. Marayika aramubajije ngo mbese witwa nde? Yakobo aramubwira ngo nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ngo ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli. Ni nako Imana yabwiye Yakobo muri iki gihe yongeraga kumugenderera. Ijambo ry'Imana rero rirarema, iby'Imana ivuga iranabikora. Nuba wizeye, Imana iraguhindura amateka y'ubuzima bwawe, iguhereze andi mahitamo, iguhereze ubundi buzima, iguhindurira icyerekezo. Kandi uyu munsi Imana iguhindurira izina. Hari igihe ushobora kuba umaze igihe mu izina ry'ubusambanyi, ukaba umaze igihe uri umusambanyi udahindutse, ariko ukaba ushaka guhinduka ukabireka. Uyu munsi numara guhinduka ukabireka, ugakora ibishimwa n'Imana, Imana igihindura amazina. Uwari umusambanyi akitwa murokore, uwari umusambanyi akitwa umukristo, uwari umusambanyi akitwa umugabo ufite urugo, uwari umusambanyi akitwa umudamu ufite urugo kandi aguwe neza. Imana rero ishimwe. Icyo dusabwa ni ukwemera, tukamenya aho twaguye, tugahindukira, tukagarukira Imana ikatugirira ibambe. Nawe Imana yaguha umugisha wawe, umugisha umazemo iminsi w'uruzerero utari uwawe. Imana ikaguha umugisha wawe, ugahindukira ukagubwa neza, ugatunga ugatunganirwa, ukororoka, ukagwira, amahanga akava mu buzima bwawe, kandi abami bagaturuka mu rukiryi rwawe nk'uko Imana yahaye isezerano Yakobo. Hanyuma iravuga ngo ntukitwa Yakobo ukundi, nta nubwo uzitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli. Isiraheli ni izina ry'icyubahiro cyangwa se ry'agaciro, rivuze ngo sekuruza, cyangwa se rivuze ngo ni sekuruza w'amahanga. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe.
Imana ishimwe cyane ko idufiteho umugambi mwiza, yaduteguriye uko tuzabaho, ituremera igisekuru cyo tuzaboneramo agakiza. Iki gisekuru cya Yakobo nagira ngo ngutangarize ko ari nacyo gisekuru cyatumye umuntu yongera kungwa n'Imana, kuko aricyo cyaturutsemo umucunguzi nk'uko Yesaya yabivuze. Imana ishimwe cyane. Rero nanjye naje kukwibutsa ko uri umwe mu bo Imana ifitemo muri gahunda, mu mugambi w'Imana, uri umwe muri bo, ngo wongere uhindukire wemerere Imana, Imana ikugirire neza. Imana ishimwe cyane. Mwene data mukundwa, mwene data uwumva ijambo ry'Imana, wumva ubutumwa bwiza uyu mwanya, narindi kukubwira ngo hindukira, hunga udapfa, bamaso usengesha umwuka iteka, usaba Imana ikuyobore, kuko iyi si turimo turagendamo irihuta cyane, kandi ibyanditswe nabyo birihuta gusohora. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kuryama uzi iminsi umaze, ariko iminsi usigaje ntabwo uyizi. Nakubwira rero ngo hindukira, ureke ibyo wibwira, uve mu bitagira umumaro, ugarukire Uwiteka nawe arakugirira ibambe, kandi arakumva, araguhindurira amateka y'ubuzima bwawe. Wikiheba ngo wigunge, wumve ko ahari byarangiye, wumve ko hari ubuzima bwawe ubwo kuba mu ruzerero. Amateka arahinduka, Imana igafata uwari inshibwa ikamuhindura uwo kubahwa, igafata uwari umusuzugurwa, uwari insuzugurwa hasi y'abandi ikamuhereza agaciro. Nakubwira rero ngo hindukira, uze wegera Imana, Imana ikugirire neza cyane. Haleluya. Rero tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko umaze iminsi uri mu gihe kikugoye cyane cy'ubuzima bukugoye, ndetse bw'uruzerero, ndetse budafatika, ariko Imana yiteguye kukugirira neza, kandi yiteguye kuguhindurira amateka y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nakubwiraga ngo uyu Yakobo niwe wari warahawe izina ribi, kandi izina ryitwaga umuriganya, ariko Imana imaze kumuhindurira, imuhindurira izina, imuhereza izina ryitwa Isiraheli. Bivuze ngo yari mufite umugambi wo kuza abasekuruza w'abizera, kandi akaba asekuruza w'amahanga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Muri abo ngabo rero nanjye ndimo, nawe urimo, kuko twese turabo Imana yaronse mu bise by'amaraso ya Kristo, wavuye mu rubyaro rwa Dawidi, akaba mu gisekuruza cya Yakobo, ndetse na Aburahamu na Isaka. Muri uwo muryango, mu bwoko bw'Imana, turabe Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wari ubayeho usanzwe wumva ubutumwa bwiza ariko utarizera. Birashoboka ko ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Uyu mwanya uhawe ikaze, kandi niba wumva ndetse ushaka gusenga by'umwihariko, nta kibazo, tujya tubafasha abantu babyifuza. Rero bamaso dusengane, kandi ufate icyemezo, ufate umwanzuro. Imana yanga ibyaha, ariko umunyabyaha iramukunda. Niyo mpamvu ihora imuhamagara ngo ahinduke kandi yihane. Niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo uyu mugoroba niwemerera Imana, Imana irakugirira neza, kandi iraguhindurira amateka y'ubuzima bwawe, hanyuma ahinduke, nawe uhinduke umwana w'Imana, kandi ube umwe mu baragwa b'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusengana Imana. Uri hafi, wowe wumva ubutumwa bwiza, wowe wumvisha ijambo ry'Imana ngo dusengane. Mbese urumva igihe umazemo cyari igihe cyari kigukwiriye, wumva koko wari uri mu mugisha wawe, cyangwa umaze igihe ubabaye, ufite agahinda, ufite ibintu byinshi bikugwaniraho, urashaka ko nawe Imana yagusanga ikakugarukaho, kandi ikaguhindura amazina, ikaguha umugisha wawe. Tugiye gusenga Imana. Naba nawe uri hafi, uri bugufi, turafatanya gusenga Imana, hanyuma Imana ibampera umugisha. Ndabakunda cyane, kandi nk'uko ijambo ry'Imana dusomye ryatubwiye ngo nuko mu rukigirwe hazavamo abami, ndetse n'abategeka n'abatware, kandi wororoke, ugwire, waguke. Ni ukuri Imana iracyakora. Uko yabanye n'abasogokuruza bacu, uko yabanye na Isaka na Yakobo, uko yabanye na Aburahamu, uko yabanye n'abandi bizera bagiye batambuka, ni nako n'ubu ikibana n'uwizeye isezerano ry'amaraso ya Kristo. Imana ibampera umugisha. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Imana nziza, si umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko wabanye natwe mu mwanya w'ijambo ryawe. Watangiranye natwe, tugeze kuri aya masaha uracyari kumwe natwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugeze mu mwanya rero wo gufata umwanzuro, kandi twumvishe ijambo ryawe. Bwoko bwawe bwumvishe ijambo ryawe, ndabusengeye, ndasabira cyane abumvishe kandi bakizera, bakaba bashaka impinduka. Ugende ubanze ubezesha amazi n'amaraso, ubatunganye, ubahindure bashya, umaze kwirengagiza ibyaha n'ibicumuro byabo, umaze kwirengagiza iminsi yabo yo kujijwa, hanyuma ubandike muri cya gitabo cy'ubugingo, aho wandika amazina y'abera. Tangira ubagenderere nk'uko wagendereye Yakobo, tangira ubahindurire amazina, ubahindure, ubavugurure, bagire ubuzima bushya buhindutse. Kandi uyu munsi ubwo ubaye uri ku ruhande rwabo, uzabahe kunesha. Umunsi uzaza gutwara itorero uzasanga bari maso. Ndagushimiye ko ujye ushyikira ijambo ryawe, kandi ukarinda urisoje. Hanyuma uravuze ngo ugiye kugaruka ku bantu bawe, kandi uravuze ngo ugarutse gutanga umugisha. Unyemerereho umugisha umuntu wese wizeye kandi akumvira ubutumwa bwiza bw'ijambo ryawe. Niko mbisabye, niyo nizeye, mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, kandi ibagirire neza. Buri muntu wese mu ruhande arimo abone ukuboko kwiza kw'Imana,
kandi kugererwa n'Imana kugomeze kubana namwe amahoro n'urukundo n'ubuntu bigwiriye muri mwebwe ndetse n'umwuka wera bikomeze kubayobora ku manywa na nijoro. Imana ibamugisha, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, ariko kandi mukomeze mukunde gusoma ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, muzakuramo message nyinshi zafasha ubuzima bwanyu ndetse n'ubwacu guhinduka. Mwamara guhinduka mugahindura n'abandi. Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.